ibintu byakomeye kugeza naho abasirikare b'umutwe wa FARDC bifuje kuva mu gisirikari bakiyunga na M23 bakarwanya uko igisirikare cyabo. Ibintu byakaze muri Kongo kugeza naho n'abasirikare bwabo ba Kongo bari kwifuza kuva mu gisirikare cyabo bakiyunga na M23 cyangwa bari kuvuga ngo bashaka kujya gushaka ikindi gihugu bajya kubamo. banyita mvikotoje. Abantu mwe rero hano muri Kongo ibintu byanze nshaka ubufasha ahantu umuntu wese buri hantu hose ari anyumva rwose nshaka ubufasha. Muri Kongo biri kwanga, baturashe abantu bose bapfuye usibye njye usigaye. Ubundi abandi bose bapfuye yemwe M23 yaturashe. Nkuko nabibabwiye muri Kongo baturashe, abantu bose twari turi kumwe barashe, ninjye usigaye. Nabuze n'ahantu nyura, nabuze ahantu njya neza. Ibintu birakomeye mw'abantu mwe. Kuva muri Kongo byanze neza.